Nongeye guha ikaze abakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri, muri kumwe n'umuvugabutumwa Muhongerwa Goreti. Nejejwe n'Imana yongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimye nyagora ku ngoma kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kumpa kugira ngo mvuge ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo unyereze kukubera igikoresho, wikorere muri jyewe nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ibyo unyuzamo byose bigire umumaro mu babyumva, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze, amen. Mfite ijambo rero rifite umutwe uvuga ngo umva iby'Imana igushakaho. Umva iby'Imana igushakaho. Hari ibyo tuba dushaka ku Mana, ariko kandi hari n'ibyo Imana idushakaho. Iby'Imana idushakaho rero tugiye kubireba mu ijambo ry'Imana dusoma muri Mika ibice 6 umurongo wa 8. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ibyo ni ibintu 3 by'ingenzi Imana idushakaho. Icya mbere tubonye ko ari ugukora ibyo gukiranuka, icya kabiri ni ugukunda kubabarira, icya gatatu ni ukugendana n'Imana wicisha bugufi. Gukora ibyo gukiranuka. Imana iragushakaho gukiranuka mu magambo uvuga, ugakiranuka mu byo ukora, ugakiranuka mu byo urimo byose, ukaba inyangamugayo mu kazi ushinzwe, ukaba uwo kwizerwa. Igihe wagiriwe icyizere bakagira ibyo bagushinga, ukaba inyangamugayo muri byo, ukabikora neza nk'uko bigomba gukorwa. Icyo gihe uba ukoze ibyo gukiranuka, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukagendera mu nzira Uwiteka Imana igushakamo, kandi ukabana n'abantu bose amahoro, ugakunda umuntu wese, ukagira urukundo, ukirinda inzika, ahubwo ukagira umutima ubabarira nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ukababarira kuko nawe nubabarira nibwo uzababarirwa, kandi nawe wababariwe byinshi. Imana rero idushakaho kugira imbabazi, kuko nayo itugirira imbabazi umunsi ku wundi. Turebye iby'Imana itubabarira ntabwo twabirondora. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo imbabazi z'Uwiteka nizo ziturinda ntidushireho. Mbese tugizwe n'imbabazi z'Imana, kuko urebye uburyo umwana w'umuntu akiranirwa, ari mu magambo avuga, ari mu byo akora arakiranirwa, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ijya itugirira imbabazi. Natwe rero ikadushakaho ko tugirirana imbabazi nk'uko nayo itubabarira umunsi ku wundi. Njye nawe turasabwa gukora ibyo gukiranuka, turasabwa kugira imbabazi, ukababarira mugenzi wawe igihe agukoshereje, ukamubabarira, ukamenya ko ari umuntu, ukamenya ko iryo kosa aguyemo nawe ubasha kurigwamo, icyo akosheje icyo nawe ubasha kugikosa, ariko ukagira umutima umubabarira, kuko nawe uzakenere imbabazi cyangwa ukenera imbabazi buri munsi. Ubwo rero turasabwa gukora ibyo gukiranuka muri ubwo buryo, kandi tukagira umutima uca bugufi imbere y'Imana, tukagira kwicisha bugufi, ntitwishyire hejuru. Icyo ugezeho cyangwa icyo ushoboye, ntiwirate imbaraga zawe cyangwa ubwenge bwawe, ahubwo ugaca bugufi ukazamura icyubahiro cy'Imana, ukamenya ko Imana ari yo igushoboje. Imana itagushoboje wowe ubwawe ntacyo washobora. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, niko Pawulo yavuze. Niyo mpamvu rero ikintu icyo ari cyo cyose wabona washoboye gukora, cyo wakoze neza, ikintu icyo ari cyo cyose wagezeho, yaba ari iterambere wagezeho, yaba ari ikintu cy'ubwenge wavumbuye, ntukirate ubwenge bwawe cyangwa ngo wirate amaboko yawe, ahubwo ujye ushima Uwiteka Imana, kuko niyo iba yagushoboje kubigeraho. Wowe ubwawe ntacyo washobora kwigezaho uretse Imana yonyine, niyo idushoboza. Ibyo tubona byose niyo iduha kubibona, itabidushoboje nta na kimwe twabasha kubona. Ijambo ry'Imana hano mu Baroma ibice 2 umurongo wa 7 harambwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Abo bashaka ubwiza n'icyubahiro
babishakisha gukora ibyiza badacogora. Turasabwa gukora ibyiza tudacogora. Ntuzagire neza ngo hanyuma ugeraho ubirambirwe ubivemo wigane ibibi, ahubwo ifuze guhora ukora ibyiza, ifuze guhora ugendera mu nzira nziza, ifuze guhora uri uwo kwifuzwa, uri umuntu uzanira amahoro aho uri, ifuze guhora wifuriza abandi amahoro ndetse n'ibyiza. Ntuzigere ubirambirwa. Nugirira umuntu neza ntuzabirambirwe ngo uvuge utari ko uyu nguyu igihe namugiriye neza nzageza hehe. Ese hari uwamushinze? Hari abantu bagira neza barangiza ya neza bakayihinduza ubusa kurambirwa gukora neza, bagatangira kwitotomba, bagatangira kwicuza ibyiza bagiriye abandi. Ariko ijambo ry'Imana riradutegeka kutarambirwa gukora ibyiza, ahubwo ngo dukore ibyiza umunsi ku wundi, dukore ibyiza uburyo bwose ubishoboye ukora ibyiza, kuko ibyo nibyo Imana igushakaho. Wange ibibi, urwanye ikibi, ugerageze gukora ibyiza kuko ari byo Imana ishaka. Ubikore udacogora, ubikore utaruhuka. Ntuzigere urambirwa kugira neza, ntuzigere urambirwa gukora ibitunganye mu maso y'Imana, ntuzigere urambirwa kugirira neza mugenzi wawe. Igihe cyose ubonye uburyo ujya ugirira neza abandi, icyo gihe uzaba ukoze iby'Imana igushakaho. Kandi ngo abakora ibyiza ntibabirambirwe bagakomeza kubikora iminsi yose, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Iryo ni isezerano isezeranije umuntu wese utazigera acogora mu gukora ibyiza. Ni isezerano Imana isezeranije buri muntu wese utazarambirwa gukora ibitunganye. Nukora ibyiza mu maso y'Imana, ugakora ibyiza mu maso y'abantu, abantu bakagushima, abantu bakaguhamiriza, ukaba uwo kwifuzwa, Imana izaguha ubugingo buhoraho, izakwitura ubugingo buhoraho. Mu Bagalatiya 6:9 haratubwira ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twe gucogorera gukora neza. Mwene data, nukora neza ntukabirambirwe, ahubwo ujye wifuza guhora ukora neza umunsi ku wundi. Uhore wifuza kugira neza, uhore wifuza kugaragara kuri intungane, uhore wifuza kugaragarwaho n'imirimo myiza imbere y'Imana n'abantu. Uhore wifuza kuba umuntu ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Wifuze ko nta kibi cyakugaragaraho, ntiwifuze inenge iyo ari yo yose yakugaragaraho. Ntukifuze ko abantu bakuvumira ku gahera ngo bavuge baturiya muntu n'igice, bati baturiya muntu nta kigenda. Haleluya. Ahubwo ujye wifuza kuba umuntu wo kwifuzwa, ujye wifuza ko wagira ubuhamya bwiza mu bantu. Igihe abantu wagaragaye mu bantu ko uri mwiza, utunganye n'imbere y'Imana ubutunganye, igihe nta rubanza ufite mu bantu, igihe abantu bose bakuvuga neza, bishimira imirimo yawe, bishimira imbuto wera, bishimira ingeso zawe, icyo gihe ujye ushima Imana, kuko n'Imana ibikwishimira. Ibyo rero ni iby'Imana idushakaho. Imana irashaka ko twirinda ibibi, ahubwo tukagerageza gukora ibyiza umunsi ku wundi tudacogora, tugakora ibyiza. Ibyo ni iby'Imana idushakaho. Ugerageze gukora ibyo gukiranuka, uvuge ukuri kuri mu mutima wawe, ugendane ukuri muri wowe. Niba uri umukozi mu kigo runaka, uharanire kuba umwizerwa, ube intangarugero. Nusanga hari n'imico itari myiza, uba umuntu uzana amahoro aho hantu, uba umuntu uzana impinduka muri icyo kigo. Niba habamo abantu biba banyereza umutungo, wowe uba umuntu uzana impinduka, uba umuntu uyobora ba bantu, ubagira inama, ubabwira icyo bakwiye gukora. Icyo gihe Uwiteka Imana azakugororera kuko weza imbuto nziza, kandi nicyo Imana igushakaho. Ngiye gusoreza ku ijambo tugiye gusoma riri mu Befeso nanone ibice 4, turasoma 25 tugeze ku 32. Haravuga ngo nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Twiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Ntukaryarye mugenzi wawe, ntukabeshye mugenzi wawe, cyangwa ngo umurerege. Jya umubwiza ukuri, nibyo Imana igushakaho.
ngo nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Haleluya. Hari abantu bagira umujinya bakawumarana umwaka, bakawumarana amezi, umuntu akarwara inzika mugenzi we. Ibyo bintu ni bibi cyane, Imana irabyanga. Ijambo ry'Imana ridutegeka ko niba tugize umujinya ujye ukora ibishoboka byose wiyambure wa mujinya. Izuba ntirikarenge ukirakariye mwene so, izuba ntirikarenge ugifite umujinya. Igihe rero izuba rirenze ugifite umujinya uba wagiye inyuma y'ijambo ry'Imana, ntabwo Imana ikwishimira. Turasabwa rero gukora icyo ijambo ry'Imana ritubwira. 27 hakavuga ngo ntimubererekere Satani. Ntimubererekere Satani, twe guha Satani urwaho. Burya iyo wagumanye uwo mujinya kandi Imana itubwira ngo izuba ntirikarenge tugifite umujinya, ariko wowe ukagira umujinya kuva mu gitondo ukazageza ejo ku wundi munsi, ubererekeye Satani, ubumuhaye urwaho, ubumuhaye urwaho. Rero turagusabwa kurwanya Satani, ahubwo tukegera Imana nk'uko muri Yakobo hatubwira, kuko Imana niyo ituneshereza, niyo mbaraga zacu. 28 hakavuga ngo uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo akoresheje amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Uwibaga ntakongere kwiba, uwariganyaga ntakongere kuriganya mugenzi we, ahubwo ukore ibyiza, wige gukoresha amaboko yawe, kugira ngo Imana niguhira mu murimo w'amaboko yawe ubone ibyo ufashisha abakene. Nabwo igihe wahiriwe, Imana yahiriye umurimo w'amaboko yawe, ntukibwire ko ari ibyo kugundirwa ngo wumve ko ari ibyawe gusa, ahubwo urasabwa no kwibuka babandi bakennye, babandi bababaye, babandi ufite ikirusha, nabo ukabafasha. Icyo gihe nibwo ubukoze ijambo ry'Imana rikubwira. Ariko iyo wabigize ibyawe gusa ukirebaho, ukizirikana ubwawe, ntuzirikane mugenzi wawe, ntuzirikane mwene so ubabaye kandi ufite icyo wamufashisha, burya ntabwo Imana ibyishimira. Ntabwo ubukoze icyo Imana igutegeka gukora, ahubwo uba wikunze. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. 29 hakavuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Haleluya. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Hari abantu bavugira imvugo nyandagazi, hari imvugo uba wumva umuntu avuga ukumva nawe guteye isoni ubwawe atari nawe uyivuze. Izo mvugo nk'izo z'urukozasoni ntabwo ziba zikwiye guturuka mu kanwa kacu. Ayo magambo nk'ayo ntaba akwiye guturuka mu kanwa kacu, ngo ahubwo tuba dukwiye kuvuga ijambo rihesha abandi umugisha. Uryumvise akumva ahawe umugisha, uryumvise akumva asubiyemo imbaraga, amagambo yururutse umutima, amagambo y'ubujyanama, amagambo ahugura abandi. Ayo ni Imana dushakaho, amagambo atanga ibyiringiro mu batakaje ibyiringiro, amagambo atera umwete abandi, bashishikariza gukora ibyiza. Ayo ni Imana dushakaho. Ariko ay'urukozasoni ntabwo Imana ishaka ko tuyagenderamo, ntabwo ishaka ko aturuka mu kanwa kacu. Irashaka ko mu kanwa kacu haturukamo amagambo ahesha abandi umugisha. 30 hakavuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ntimuteze umwuka w'Imana agahinda. Ni umwuka w'Imana wadushyiriyeho kuba ikimenyetso. Umwuka w'Imana niwo utuyobora, niwo ukubwira ngo ahangaha ntuhanyure, dore ikintu ntugikore, ntabwo gikwiye. Umwuka wera aratuyobora, ni umufasha twasezeranijwe. Rero igihe wumvise ijwi ry'umwuka wera, umwuka w'Imana akuyobora cyangwa kubuza gukora ikibi wari ugiye gukora, nyamuneka ujye wumvira umwuka w'Imana, ujye wumva icyo umwuka w'Imana akubwira. Icyo gihe uzaba ukoze ibyo Imana ishaka kandi ishima. Ibyo nibyo Imana igushakaho, ibyo nibyo Imana ishakaho. Imana irashaka ko tuba abantu bumvira icyo Imana idutegeka. Imana irashaka ko tuba abantu bumvira umwuka wera
w'Imana. 31 hakavuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Haleluya. Ngo gusharira kose n'intonganya n'umujinya no gutukana, ibyo byose bituvemo. Imana irashaka kwibizo ngeso tuziyambura. Imana irashaka ko twitandukanya n'umujinya n'uburakari, guhora uzinze umunya urakariye umuntu nta nicyo yagutwaye. Imana irashaka ko twitandukanya n'intonganya, tukavugana neza, tukareka guterana amagambo dutongana, tukareka gutukana, ahubwo tukavuga amagambo meza ahesha abandi umugisha. Ibyo nibyo Imana idushakaho. Ariko ibyo bibi byose Imana irashaka ko bituvamo, ngo bituvemo. Umurongo wa nyuma rero nsorejeho wa 32 hakavuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Amen. Mugirirane neza, ugirire mugenzi wawe neza, ugirire imbabazi mugenzi wawe niba mugize icyo mupfa, umubabarire niba agukoshereje. Mugirirane neza, ugirire neza mwene so, we kumugirira nabi. Wirinde igomwa. Hari abantu bagira ishyari, yabona mwene se hari icyiza yagezeho, ibyo bikamurwaza, akumva biramubabaje, bikamuraza adasinziriye, agahekenya, akajiginywa ngo kuko mwene se yagize icyiza yagezeho. Ariko Imana irashaka ko niba uzi ko nawe wagiriwe ubuntu n'Imana, ukababarirwa n'Imana, kandi ukaba uzi ko nawe uri umuntu wifuza ibyiza, wiyifuriza ibyiza, reka icyiza wiyifuriza, icyifurize na mugenzi wawe. Mugenzi wawe nagera ku byiza ubyishimire, wumva unejejwe nuko mwene so hari intambwe yateye, wumva unejejwe nuko mwene so ikibazo yari afite cyakemutse, wumva unejejwe nuko mwene so hari icyo yagezeho. Haleluya. Ariko ugasanga abantu baravunwa n'ishyari, baravunwa n'igomwa, yabona ikintu cya mugenzi we akakimugomwa ngo atagitunga, akumva arajiginywa, cyangwa yabona ikiza mugenzi we yagezeho akavuga ati kuki atari njyewe wakibonye. Ibyo babyita kwikunda. Ibyo ntibikatubemo. Imana irashaka rero ko tuba abantu birinda izo ngeso mbi, ko tuba abantu bifurizanya ibyiza, tukaba abantu bagirirana imbabazi, kuko natwe Imana yaratubabariye. Kandi ibyo tubabarira umunsi ku wundi ni byinshi ntawabirondora. Nk'uko ukenera imbabazi z'Imana, ndetse ugakenera imbabazi igihe nawe wakosheje ukisanga mu ikosa, ukenera kubabarirwa. Nta muntu udakenera imbabazi, nta muntu n'umwe udakenera kubabarirwa. Rero ibyo wifuza ko bakugirira nawe ujye ubigirira abandi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ibyo nibyo Imana idushakaho. Irashaka ko tugendera mu ngeso nziza, irashaka ko dukora ibyo gukiranuka, ukagira ukuri muri wowe, ukagira umutima w'imbabazi, ukagira umutima w'ubutabazi, ukagira urukundo muri wowe, ukifuriza abandi byiza, kandi ugaca bugufi mu kubaho kw'Imana, ukagenda uciye bugufi cyane, ukumva ko Imana ari iri hejuru ya byose. Ntuzigere wishyira hejuru ngo ugire ubwibone. Igihe ubonye Imana hari intambwe yaguteje ikakuzamura, jya ushima Imana, urambura amaboko yawe uvuga uti Imana shimwe. Nubona mwene so ntumwiterureho, ntumurebe nk'ikimbwa ihaze ngo umusuzugure. Hari abantu babona hari icyo Imana yabagejejeho, bateye intambwe, bakibaza ko ari imbaraga zabo zabibakoreye. Akareba wa wundi ukiri hasi, utaratabarwa, ukiri mu bibazo, akamusuzugura, akamureba nk'ikimbwa ihaze. Ibyo rero Imana irabyanga cyane. Iyo neza Imana iba yakugiriye, nawe ibasha kuyimugirira. Niyo mpamvu utagomba kumusuzugura, ahubwo ugomba kumuha agaciro, ndetse ukamugirira imbabazi. Waba ufite icyo umurusha ukamufasha. Ibyo nibyo Imana idushakaho. Ishaka ko dukunda gukiranuka, tukagira imbabazi. Ibyo ni ibintu bitatu twabonye hano muri Mika 6:8. Twabonye ikintu cya mbere ko ari ugukora ibyo gukiranuka. Gukora ibyo gukiranuka hakubiyemo byinshi.
icya kabiri ni ugukunda kubabarira, icya gatatu ni ukugendana n'Imana wicisha bugufi. Imana ibafashe mwese abankurikira kuri iyi channel ya YouTube, ibashoboze gukora ibyo gukiranuka, ibashoboze kuba abantu bababarira abandi, ibashoboze kuba abantu bicisha bugufi imbere y'Uwiteka Imana. Nanjye binshoboze, reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yanjye, ndagushimye Mwami ko nshoboye kuvuga ijambo ryawe wanshyize ku mutima. Mwami, nakubereye akanwa, wivugiye muri jyewe. Reka amagambo yose wanyujijemo rero Uwiteka Imana isumba byose uyamanuke inyuma, kugira ngo urusheho kuyacengeza mu bantu bose bazafungura iyo bakumva ubu butumwa, buzabagirira umumaro, buzahindura ubuzima bwabo. Reka Mwami Imana, twese aya magambo Uwiteka Imana ikomeye atwigishe gukora neza, tureke ibibi, ahubwo tugerageze gukora ibyo dushakaho, nkuko natwe ibyo tugushakaho ari byinshi, kandi nawe ukaba ufite ibyo dushakaho, ariko kukugendera mu gukiranuka no kugira imbabazi no kwicisha bugufi imbere yawe bidushoboze. Twebwe mu mbaraga za muntu ntabyo twakwishoboza, ariko nk'uko umugaragu wawe Paulo yavuze ati nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Bera imbaraga buri muntu wese uzumva ubu butumwa, ndetse nanjye ubunyujijemo umbera imbaraga, kugira ngo Mwami Imana sinkacogorere gukora ibyiza, sinzigere nduha gukora neza, ndetse n'abazumva ubu butumwa bose bajye baharanira gukora ibyiza igihe cyose, ntibazigere barambirwa gukora neza, kuko ijambo ryawe ryatubwiye neza ko abazakora ibyiza ubudacogora babikiwe ubugingo, bazaraga ubugingo. Uwiteka Mana, dushoboze kugira ngo dukomeze kugendera mu mirimo myiza, dushoboze gukomeza gukora ibitunganye mu maso yawe, tubashe kubaho tugira imitima y'imbabazi, tubabarirana ubwacu nk'uko natwe tubabarira umunsi ku wundi. Urakoze nyakubahwa Imana, senze nizeye nyuze mu izina rya Yesu, amen. Shalom mwese, muhabwe umugisha mu izina